ntabwo rwego ngo ujye kuryama uruhuke kuhisuka ko bimeze biko Pastor nta no kuruhukira mfite utese kandi iyi si kutuyifata nk'ari nariko kuri ngiye mbanye nk'icyumba kimwe Wende subiramo ibyo uvuze kitumvise n'iki Evode genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa irya kabiri nutamwibagirwa uzasibangana kuri iyi si irya gatatu ubimenye ubizirikane mu mutwe wawe Evode nizo nzozi zanjye n'ibyishimo byanjye n'ubuzima bwanjye guhera ndi umwana twiga genda umukristo orambihamya ngo indege nyinshi njye uranze ndeba uzi ibyishimo nanyuzamo kubera Evode ako ubundi uzaho mvuga ubundi nisuzuguje kuvugana nawe nagatuje ibikorwa bikazakwereka ibikorwa binyereka we reba aho uvuka ntabwo ngimareba bazijya n'indera bici njyana kubera Evode we kanze uhereka uburyo Mbwire madame nakwihoreye mbwire no please tongera kunyigira please ndakwiyamye gira icyo ukora kubera kuvuka kandi naguhamagarira ibyo wigira nk'umusazi bakagutwara ukava mu bantu nk'umukecuru wayo ugasanga abasaza bagenzi bawe ugatureka abana batoye ntasoni wumviye hanze kuza guhangana nawe iyo nza kumenya ko uri umusazi nari kukwihorera genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa genda umukristo orambihamya nawe igihugu cyose cyanseka genda umukristo wo mu mutima kuko wansigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize njyewe nahuzwa n'iki kujya mukunda icyatumye apfa yazize njyewe nahuzwa n'iki kujya mukunda genda umukristo umvugo buntu narakijijwe murwa mu byaha genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no Evode koce wenyine hano abandi bagiye nzana bandita bari baraho hanze mwana wanjye urabona ibyabaye byarabaye nubwo wadusanganye kuri ya nabirimo gushyira mu mahugurwa se nko kubwigisha ukuntu agomba kugufata ugomba kugira ngo mbese muzubake urugo rwawe neza ntabwo naguhemukira uhereza papa wawe mu by'ukuri rero nagusabira kugira ngo nibura mbane mu mahoro mbane mu byishimo none se Diane ameze ate muze Diane ameze neza kandi aratekanye ko ibyo ndimo nateganya ko muri ino minsi dushobora kuzongera tukahura tukabana ameze neza iki nizeye ko ugomba kubana na Anita ariko muze nagusobanuriye kuva kera nakubwiye ko ngiye mfite umugore kandi ntabwo Diane azigera mvamo ndetse n'umwana wanjye ndamutse mbanye na Anita umwana wanjye namugize imfubyi kandi afite se na nyina ntabwo uzaba utaye umwana wawe umwana wawe yarerwa nk'uko abandi bose abana babarera icyangombwa ni uko
waba ari hafi akabimenya ariko umugore wa mama umugabo w'umuryango Anita niyo mpamvu n'ubundi wantaye njye na mama wumvaga yuko nzarerwa nanjye. ntabwo nagutaye accident ziriya zibaho buri gihe ariko uri umwana wanjye nkunda ndagukunda ntabwo nabura Anita ndebera uwo muntu ukomanga nk'umena urugi n'ibi ubundi byabaye byarabaye rwose Oh my god, dear. Wabyutse? Mwana we, thanks God, mwana. Umeze ute? Uranyibuka? Akuda. Jama, uretse gato. Jama iki? Hango uri kwa muganga. Umeze ute? Mwana wakoze. Dia navuye muri koma. Dia umaze ibyumweru 2. Uri muri koma. Dia, uri kundeba neza? Dia nara. Uvanga umutima umeze neza. Ubona ntumeze neza. Kibura ni ukumva umutwe ukimenyeye. Habaye iki? Humura ibyo uzaye kumenyesha nyuma. Ikingenzi ni ukubanza ugakira. Urumva umutwe umeze gute? Tangana twa action. Tugabanyirize umutwe. Urumva umutwe ukurya. Yenda umukristo. Urabizi ko Diana avuye muri koma. Evode so yabimenye. Diana avuye muri koma. Nsanze yavuye muri koma. Yavuye muri koma ahubwo mwihute. Diana avuye muri koma. Gira mumuzanira n'icyo kurya ariko. Cyane tworoshye kuko ntabwo aragira akabaraga. Ihute. Sawa. Yenda umukristo n'umutabazi. Karibu bravo none se ko ntabamenye baturukayo Muze uwo ngo yitwa Jamila twariganye kera. Utavuga ko twabaye n'abashyitsi. Ariko twari tukiri abana. Ubuse ni gute umuntu aba afite imyaka y'ubukure akiri umwana. Abana barakundana se. ni bya bindi bavuga ngo ni amusi korere Ni bya binini abantu bakundana bakiri batoya bakiri abanyeshuri bikigiye ntawe natekereza n'ibintu mba ntakibuka. Ariko wavugishije ukuri kuri imbere y'ababyeyi. Wavugishije ukuri koko. Ariko uze haranzi. Uzahishira inyuma se kugeza ryari? ikisa kindi kibyesha mu Rwanda none se tubwire byahisha ibindi se ibyambwira n'ibyo uvuga ndumva ntabugore Bifite aho bihuriye cyane kandi ni ishaneri ndende kuko hashize n'igihe kirekire cyane. Arabizi neza. Niba koko ari umuhungu wawe uvugisha ukuri muze kuganira nk'umubyeyi ndumva atari ngombwa ko twabiganirira ahangaha. kandi byiza ndaza kubona ari umuntu mukuru. Muzereka nta kindi kintu naza kuvugira ahandi kuko byanga bikunda warambyaye uranzi neza. Iyo ntazi ikintu mba nakizi. Niyo ngize ndabyemera. N'ubundi kintu ndi kuvugira ahangaha n'ubundi ndaza no kugikomeza turi kumwe. Igitekerezo cyawe ndacyumva rwose. Ibyo ndabyemera kuko bivuga utyo ibyo uvuga nibyo nza kwemera. Si byo madamu? Ntabwo ndi madamu ndi mudamuzera. Jya mu cyumba hariya ureba amafaranga hari ujye kureba ibintu muri hariya muri imbere yacu hariya hari amagaze amarushanwa ibyo dukeneye. Ariko nagenda njyenyine. Oyagenda nanite nta kibazo amurekeza.
cyo kirimo se okay ubwo ajyanye na Anita nanjye ndumva ntagenda ese wasigaye ahangaha se tukavuga tukagane ko n'imbere ahangaha nta garaje ntabwo batinda nta kibazo ntega amatwi icyo mubwira nakubwiye ngo sindi madamu ndamazeyo kandi udatuma nkubahuka ibibazo wansanzemo birakomeye cyane ndetse ubwo dore ukagura kwa muganga washakaga ko ibintu byose tubishyira hanze kandi ntabwo yewe wabaye nari kimwe nitayeho icyo nkubwiye nzagufata mu mugongo nzakuba hafi bishoboka byose nongere mbigusa no ntabwo bishoboka I love you Jami kano kanya urukundo mfite ndukunda umugore wanjye bita Diane sibyo urajya mbakunde muri abagore babiri urinde ko ntakumenya ese najyanyezo ndinde ntabwo ari kumenya abantu ntabwo wamenye njye mama wa pasiteri ntabwo wamenye ya biragoye bijya bibaho iyo umavuye muri koma bafite depression no kwanga